amakosa araza aho kugira ngo wemere amakosa ya ugatunga agatoki, kuko niko icyaha cyabizanye, gutandukana k'umuntu n'undi. Noneho biva mu muryango, byinjira no mu bihugu, byinjira no mu moko. Izi ntambara zose mubona, nta muntu ndumva avuga ngo impamvu mubona intambara muri kino gihugu cyacu nuko dukora nabi. Barakubwira ngo intambara, reka mfatiye iziri hafi, ntimuze kumbwira ngo ndi umunyapolitike. Abantu bo muri Kongo bafite intambara, bati buriya n'u Rwanda rubitera. Buriya intambara zo muri Kongo nitwe twasutumye zibaho. Ariko agomba kubona aho atunga agatoki, kandi yamara gutunga agatoki icyaha akakikuraho akagishyira ahandi. Ko niko icyaha kimera. Ibi bintu bine iyo wabisobanukiwe, ubuzima bwawe bw'ubukristo bugira imbaraga udashobora kumva, kuko nta kigutera ubwoba, nta kiguhangayika, nubwo ibibazo bibaho. Ntimuzibeshye, nuzumva umuntu akubwira ngo haleluya, ngo uyu muntu ari muri Kristo nta bibazo agira, ujye uhita wandikaho ngo uyu ni umunyabinyoma wabigize umwuga. Natwe rero buriya ku musaraba icyahakozwe, ambaraje kado yarashwanyutse, hanyuma imigisha yose Imana yifurizaga abari mu isi ijya ahagaragara. Haleluya. Izo nizo mbaraga z'umusaraba, kuko umusaraba, ku musaraba niho byose byahambukiye, kandi ku musaraba niho byose byatunganiye. Hanyuma ndagira ngo mbashimire ku bw'intego mwafashe ku mbaraga z'umusaraba wa Kristo, kuko buriya mu bukristo ubwo ari giye ufashe akazindaro, reka nakire na Bishop retired, ngo baraza kumwakira mu cyubahiro kimukwiye, ariko ubwo mbaye mwakiriye kugira ngo dufatanye turi kumwe twese. Nari ntangiye kubabwira ngo buriya gusobanukirwa neza imbaraga z'umusaraba ku mukristo niyo soko y'imbaraga zishobora kubaho, ushobora gutekereza, kuko ibintu byose umukristo yari akeneye Imana yarabizingazinze ibishyira muri Kristo. Haleluya. Kuko Paulo yaranditse aravuga ngo muri we nimo ye iri y'iby'Imana yasezeranije byose. Haleluya. So ibyo twari dukeneye byose Imana yarabifashe ibishyira muri Yesu. Aravuka, mbese azari nka kado. Mujye mubona iyo umuntu bamwohereje kado, akenshi iziri muri ambaraje ihambiriyemo, ibirimo utabizi, wenda ukajya uzunguza ukumva hari ibintu bijegeramo ariko utabibona. Hanyuma ukaza gufata umukasi ugakata ibipapuro by'inyuma, bimwe ukanabishishimura kuko uba wihuta, hanyuma kado ukayigeraho. Natwe rero buriya ku musaraba icyahakozwe, ambaraje kado yarashwanyutse, hanyuma imigisha yose Imana yifurizaga abari mu isi ijya ahagaragara. Haleluya. Izo nizo mbaraga z'umusaraba, kuko umusaraba, ku musaraba niho byose byahambukiye, kandi ku musaraba niho byose byatunganiye. Amen. Tuzagerageza kubyiga muri iyi minsi. Ngewe mfite iminsi 4, uwa gatanu hari undi, ariko reka mbabwire ibyo tuziga muri iyi minsi 4. Kuri uyu munsi wa mbere turiga igicucu cy'umusaraba mu isezerano rya kera. Igicucu cy'umusaraba. Paulo yandikira Abakolosayi yarabwiye ngo iriya mihango mubona yose, n'imiziririzo n'iminsi mikuru n'ibitambo n'ibindi byose, ngo byari igicucu kibizaba, ariko umubiri wabyo wari ufitwe na Kristo. Haleluya. Urabizi hari igihe ushobora kuba wicaye ureba hepfo hariya izuba rituruka inyuma, noneho ukabona igicucu utarabona umuntu, cyangwa utarabona ikintu, kuko ishobora kuba ari n'inyamaswa iturutse inyuma, ukabona igicucu cyayo ariko yo utarayibona. N'ibindi rero Bibiliya yatubwira ngo isezerano rya kera n'ibyo tubonamo byose byari igicucu kibizaba, ariko umubiri wabyo uri muri Kristo. Haleluya. Cyo rero uyu munsi turibanda kuri iyo nyigisho ivuga ngo igicucu cy'umusaraba mu isezerano rya kera.
ubundi ibintu byose byo mu isezerano rya kera iyo warisomye kenshi ushobora kubona aho byose bihurira na Kristo. Ariko uyu munsi ndibanda ku bintu bibiri gusa, ndibanda ku bitambo no ku biti. Haleluya. Sharabaze none iyo nyigisho y'ibitambo n'ibiti. Ndibanda ku bitambo no ku biti. Haleluya. Kuko ubundi urebye ufashe imigati tubona bashyiraga ku gicaniro, ugafata manu yatunze abayisiraheli mu butayu, Yesu araza akavuga ati nige mugati w'ubuzima automatically, kuko abandi baramubwira ati ariko duhe manu nawe duhe imigati turya. Aravuga ati ariko mwebwe murimo muribeshya, iriya manu iriya migati byari igishushanyo cyanjye, nige mugati w'ubuzima. Haleluya. Bagenda mu butayu, urabizi Imana yagendaga ibaha amazi, biza kugera ahantu bakubita igitare kivamo amazi, ahandi Mose yagombaga kukibwira ariko arongera aragikubitara nabihanirwa, bakatubwira ngo kiriya gitare cyashushanyaga Kristo. None bakavuga ngo umuntu nanyizera aza aho ndi anywe, ngo kuko unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Bikakubwira ngo imigezi yose uzabona mu isezerano rya kera aba ari igishushanyo, aba ari igicucu cy'umugezi nyamugezi w'ubugingo ariwo Kristo. N'ibindi byose nagenda bereka aho bihuriye, ariko nabwiye ko uyu munsi turibanda cyane ku bitambo no ku biti. Amina. Reka dusome amagambo dusanga mu Kuva kubara. Sibe biyitaho nkunda kubivanga. Dusome igitabo cyo Kubara igice cya 21. Kubara igice cya 21. Kubara igice cya 21, hanyuma turaza kugaruka n'imbere tuze mu isezerano rishya nk'Abangilikani biyubaha. Igice cyo mu isezerano rya kera turasoma Kubara igice cya 21 kuva ku murongo wa 4 tugere ku wa 9. Baratubwira ngo bahaguruka ku musozi Hori, baca mu nzira ijya mu nyanja itukura, ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Ko ari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusabwe butwika zirabarya. Abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira ati twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka adukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa n'izo, uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Haleluya. Iki nicyo gice cya mbere dusoma ku isezerano rya kera, igicucu cy'umusaraba tuza gusanga mu isezerano rishya. Reka dusome amagambo paraleli y'ayo ngayo mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3. Niho Yesu abiduhuriza neza ubwo yaganiraga na Nikodemu. Aramubwira ngo Nikodemu, murongo wa 14, cyangwa reka mpere hejuru gatoya kugira ngo mubyumve neza. Umurongo wa 9, Nikodemu aramusubiza ati ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemere ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera muti? Nta wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Yesu afashe inzoka yo mu butayu ayihuza n'ubugingo bwe n'ibyo azakora byari bitaraba, kuko yari kiri mu itangira y'inyigisho ye. Arabwira ati buriya uko Mose yamanitse inzoka mu butayu,
niko n'umwana w'umuntu azamanikwa ku giti kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Isezerano rishya arihuje n'isezerano rya kera. Ariko buri iyo usubiye inyuma kugira ngo uzumve Bibiliya neza, njya mbwira abantu ngo nuzumva igice cya mbere n'icya kabiri cy'itangiriro n'icya gatatu, kuko nicyo kibihuza, ukumva icya rimwe n'icya 22 cy'isezerano rya kera, Bibiliya yose uzaba uyumva, kuko incamake yayo ikubiye muri ibyo bice uko ari bitanu. Igice cya mbere n'icya kabiri kitwereka ibintu uko byagombaga kumera, icya 21 n'icya 22 kikatwereka uko byagombaga kurangira, kuko n'ubundi niko bizarangira. Haleluya. Mu gice cya mbere n'icya kabiri cy'igitabo cy'itangiriro, umuntu yabanaga neza n'Imana, kandi kubera ko yabanaga neza n'Imana, yabanaga neza nawe ubwe, akajya agenda rwose yumva yidunda afite amakonfidensi, kuko ubutware bwe n'ubwiza bw'Imana byari bikimuriho. Haleluya. Ndagira ngo muhanze mwumve ibi ngibi, kuko nibwo muzumva neza imbaraga z'umusaraba. Utarumva ingaruka z'icyaha mu buzima, ntabwo ushobora kumva agaciro n'imbaraga z'umusaraba. Umuntu abana neza n'Imana, noneho kubera ko yabanaga neza n'Imana, ubutware bwe bukava muri iyo mibanire ye n'Imana. Yagenda yategeka imbogo zikahuka zikagenda, yabwira imvubu zigaca hirya, yabwira intare zikaca hirya, zose zaramwumviraga kugeza no kuri mikorobe. Buriya mikorobe muri Edeni zari zihari. Abantu bajya babibwira ngo mikorobe ngo nishya, oya, mikorobe zari zihari. Ariko umuntu icyatumaga mikorobe zimwumvira nuko yari afite ubwiza bw'Imana bumuriho. Icya gatatu, afite imibanire myiza n'uwo babanaga. Icyo gihe uwo babanaga tubona na Eva, ingo nziza zabaga muri Edeni, cyangwa urugo rwiza kuko rwari rumwe. Baratubwira ngo Adamu na Eva ngo babanaga bambaye ubusa ngo ntibakorwe n'isoni. Transparence yuzuye, nta guhishahisha, nta kubundabunda, nta kujya gute, bibonekera muri Kristo. Haleluya. Uramutse winjiye muri Kristo, ibyo bintu bitanu bikabura, hari ikintu kiba cyabuzemo. Niyo mpamvu umuntu amaze gukora icyaha cyashenye ibyo bintu bitanu, cyarabanje gisenya imibanire ye n'Imana, ngo yumvise imirindi y'Imana ajya kwihisha. Abantu benshi naho bagituye kure y'Imana, biruka bahunga Imana. Uzumva n'Imana abantu benshi bigisha ntabwo ihura n'Imana yo muri Yesu Kristo. Hari abantu bafite Imana y'ingome, ihora ikambije agahanga, ihekenya amenyo, ifite umujinya, ifite n'igikoni, yiteguye gukubita. Ntabwo murumva abantu bahanura bati Imana iraje, ije n'imbaraga, ije ari igisore. Kaza ati iyi Imana yicana. Umuntu ati yewe natinze gutanga icya 10, akana Imana ikavuna ukaboko. Iyi Imana ivuna amaboko y'impinja, ngo nuko abantu batatanze ibya 10, ko ntarabona yahiritse etaje z'abanyabyaha banayituka. Niba nawe iragufite urasenga, ariko umuntu akaza akakubwira ati Imana kubera ko udatanga icya 10 ubi byawe byose irabihombya. Ntabwo yari Imana yo muri Yesu Kristo, kuko ubundi gahunda y'Imana nuko abana bayo babaho neza, bakabana neza, batekereza neza, bakora ibyiza, bakabana nayo, nabo ubwabo tuzabibona mu nyigisho tuzagenda twiga. Kuko buri agaciro k'umusaraba iyo wakumvise, ubukristo bwawe buraryoha. Hari abantu bafite ubukristo bushaririye, niyo mpamvu iyo agize Imana akajya aho batamuzi, abukwepaho gatoya, akibeta akabakora ibyaha. Abajya bibeta ntabwo muzi ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Njya mbaza abantu nkabwira ngo iyo umaze gusobanukirwa ibyo Yesu yagukoreye ku musaraba, usubira utinyuma ugasubira mu byaha. Ntabwo njya mbyumva jewe, ariko tuzabyiga muri iyi minsi, kuko icyaha biriya bintu byose byarangaga ubuzima bwiza cyaraje kirabisenya. Gisenya imibanire y'umuntu n'Imana.
kirangije gisenya imibanire y'umuntu nawe ubwe. Adamu arireba yumva agize isoni ngo abona yambaye ubusa, na Eva nawe bimera gutyo ngo bajya kwihisha, biremera n'ibicocero. Murabizi tuzabyiga mu isomo rya nyuma. Abantu benshi ntabwo bigeze bicara ngo basobanukirwe icyo bivuga kwambara ubusa kuri Adamu na Eva, ariko twese turi hano, buri muntu wese afite ukuntu yambara ubusa. Ntabwo mvuga iyo ugiye muri dushe, ubundi iyo ugiye muri dushe nta n'umuntu ujya ugira isoni zo kwambara ubusa agiye muri dushe. Twese iyo tugiyemo dukuramo imyenda, hari n'abaryama bambaye ubusa kandi ntibibagire icyo bibabwira. Ariko reka mbabwire icyo bivuga. Hari umuntu wireba mu ndorerwamo akiyanga, ariko mana ujya kundimukama ikizuru kinini yumpa gatoya. Ubundi amazuru ni iki? Si imyenge ducishamo umwuka ngo duhumeke, hari ikindi. Ubundi izuru ribi udafite sinizite ntugire ibicurane, izuru ni umuvuba wo guhumekeramo, nta kindi rimara. Ntabwo ari dekorasiyo, ndabarahiye. Imana ikurema ntabwo yashyizeho dekorasiyo, yashyizeho ahantu uhumekera gusa. Abantu burya umunsi batangiye kwibona nabi ni umunsi bagiye mu byaha. Satani aravuga ati burya rega muri nababi. Uzi ko umuntu yicara kandi ari umugore afite umugabo, Satani akamukonveka ko ari mubi. Ubundi wari kuba mwiza ngo bikumarire iki? Ko amaze kurongorwa ereka akazasaza ari mubi. Ndabeshya? Halo, ndimo ndabeshya? Ukabona umuntu ashaje yaremeye ko ari mubi, ukamubwira se ubundi warakuze, urarongorwa, urabyara, umugabo wawe aracyagukunda, muracyari hamwe, ubundi wari kuba mwiza ngo bikungurike? Ukabona umuntu w'umusaza nkanjye aratera za kanta, arimo aragerageza kwigira mujene, ugarutse byagenze bite? Uraba umujene se ngo wongere urongore? Uraba umujene? Ariko ni cyaha. Nireba mu ndorerwamo nkabona iminkanyari yaje, nakora hano nkabona uruhu rurizinze, nareba hano inyuma nkabona huzuyemo imvi. Bati kabaye, bati bazajya babona ko nshaje. Ubundi suri iki? Ku myaka yanjye 67 ubundi bashaka ko mbiki? Ndi umusaza. Ariko icyo ndimo kubumvisha ingaruka y'icyaha yica uburyo nibona nkiyanga. Irangije itandukanya umugabo n'umugore. Burya divorce zatangiriye muri Edeni. Umunsi umugabo yicara, Imana ikamubwira ngo Adamu ntabwo wakoze icyaha, ntabwo ari urubuto nakubujije. Ngo sigewe nuriya mugore. Iyo muye n'umugabo n'umugore bagiranye ibibazo, sindumva umugabo umbwira ngo ubwo ureba ndimo ndasenya urugo rwanjye ndi umunyamafuti. Oya, arambwira ngo uriya mugore. Wa munsi iyo mbuto yarameze, n'uno munsi turacyayigendana. Halo, abatunga agatoki mwiriwe. Amakosa araza, aho kugira ngo wemere amakosa ya ugatunga agatoki, kuko niko icyaha cyabizanye, gutandukana k'umuntu n'undi. Noneho biva mu muryango, byinjira no mu bihugu, byinjira no mu moko. Izi ntambara zose mubona, nta muntu ndumva avuga ngo impamvu mubona intambara muri kino gihugu cyacu nuko dukora nabi. Barakubwira ngo intambara, reka mfatiye iziri hafi, ntimuze kumbwira ngo ndi umunyapolitike. Abantu bo muri Kongo bafite intambara, bati buriya n'u Rwanda rubitera. Buriya intambara zo muri Kongo nitwe twasutumye zibaho. Ariko agomba kubona aho atunga agatoki, kandi yamara gutunga agatoki icyaha akakikuraho akagishyira ahandi. Ko niko icyaha kimera. Uzitegereze no mu kazi, shefu akora amakosa agashaka umuntu ategeka ari we yagerekeho, ntabwo yemera ko ari we wayakoze cyangwa wayakoresheje, ko turi abanyabyaha. Hanyuma kandi ingaruka uhita uzibona. Imana irababwira ngo ariko Adamu na Eva, ibi bintu mwakoze mukaba mwanga no kubyihana. Irababwira ngo rero ubuzaniye ubutaka kuvuma, buzajya bukurwanya, buzameramo amahwa n'ibitovu, bukurwanya. Ngo kandi hari n'ibindi uzanye. Icyubahiro cyanjye nikimara kukuvaho, wazanye n'urupfu. Urya munsi bakora icyaha, icyubahiro cy'umuntu kikamuvaho, mikorobe zaramutinyutse. Zibona intare iramuriye, mikorobe ziravuga uriya nawe ziramurya, nazo zinjiramo ziraturya. Dutangira kurwara inzoka, dutangira kurwara ibiki, dutangira kurwara kuko tugomba gupfa.
gupfa ko muzapfa niko Imana yari yababwiye. Biriya bintu rero byose niho nababwiraga ngo muze kubona ibiti. Burya muri Edeni hari ibiti bibiri. Igiti kimwe cyagombaga gutera kumenya icyiza n'ikibi. Imana irabwira ngo kiriya giti nagishyize hariya kugira ngo ngerageze kumvira kwanyu. Buri igiti cyo kumenya icyiza n'ikibi, sinzi igihe Imana yari kuduhera uburenganzira bwo kukirya tukamera nkayo natwe tukamenya icyiza n'ikibi. Uretse ko nta nubwo Imana yifuzaga ko tumenya icyiza n'ikibi. Ariko reka mbabwire, hari igihe ngewe ndakijijwe pe, ngerageza ndetse guheza. Ariko buriya batubwiye ngo Adamu na Eva bariye ku mbuto y'icyiza n'ikibi. Njya numva ikibi muri jyewe, kuko namenye icyiza n'ikibi. Ukumva wowe ukunda ibyiza, ariko ukumva imitekerereze yawe hazamo umwanda w'ibibi. Uwo bitajya bizamo nuko atiyize. Kunda bizi ko twese biducamo. Reka umuntu azagutera umujinya uzitege amatwi wumva uko umutima wawe uvuga. Hari nubwo ushaka kumubwira icyo umutekerezaho ukifata, ariko ugakomeza ugatogotera mu nda, kuko uzi icyiza n'ikibi. Icyo ngicyo rero cyabereye ku giti, cyanazanye n'indi ngaruka. Imana iravuga ngo muri Edeni hari ibiti bibiri. Hari igiti cy'ubugingo, hari n'igiti cyo kumenya icyiza n'ikibi kirimo n'urupfu. Aba bantu ubwo bariye ku giti kibahesha kumenya icyiza n'ikibi, nimba reka bakaguma muri Edeni, nzaba mbahemukiye. Bazarya no ku giti cy'ubugingo, bajye babaho bababara iteka ryose. Buriya ntabwo abantu bazi yuko urupfu ari karuhura. Burya urupfu narwo rwavuye mu rukundo rw'Imana. Imana ikavuga ati aba bantu nimba reka bakabaho, akarwara kansa nta n'ibyiringiro by'uko azaruhurwa akayivamo, aba bantu baziheba. Bavuga ati reka mbashyireho termination, bajye bapfa kuko mbakunda. Burya ushobora kumva urukundo rw'Imana. Abantu ntabwo bajya bumva urukundo rw'Imana mu rupfu, ariko burya harimo urukundo rw'Imana. Ndimo ndasaza ndabyumva. Hari imyaka nzageraho no kugenda bikananira. Imana idashyizeho urupfu nakwiheba. Uzi kuba riside ukabuza ukuntu wajya kugenda ugasanga usigaye uterurwa, no kujya kuri toilette bakagenda baguteruye mu maboko, wifuza gupfa. Buriya mu rupfu naho harimo urukundo rw'Imana. Gusa aho bibera ikibazo nuko rutwara n'abatarageza aho ngaho, rugatwara abazima, rugatwara abandi. Ariko niyo mpamvu ari igihano. Ni igihano, ariko nitwe twagikuruye. Ariko Imana irabireba, mwitangirira ibice bitatu. Aba ngo ibyo byose aba bantu nabakundaga, kandi nabaremye mu ishusho yanjye, nzabacungura. Umurongo wa 15 ibwira Adamu na Eva ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzamena umutwe w'iriya nzoka. Mu yandi magambo, hazavamo uzabakura mu butware, kuko burya umutwe ni ikimenyetso cy'ubutware. Hazavamo uzabakura mu butware mwashyizwemo na Satani. Niyo mpamvu mu isezerano rishya, iyo ba Pawulo bavugaga ubutumwa, yaravuga ngo Imana yantumye ngo ngende njye mu banyamahanga, ngo mbahumure amaso, ngo bave mu mwijima binjire mu mucyo, bave mu butware bwa Satani binjire mu butware bwa Kristo. Haleluya. Iyo rero utangiye gusobanukirwa ibi ngibi, nibwo utangira kumva agaciro k'umusaraba. Uyu munsi turareba icyo ngicyo, igicucu cy'umusaraba mu isezerano rya kera. Ariko ejo ndabizi ko hari n'abandi ubwo babyigishijeho, ntabwo nabireka. Tuzareba umusaraba, turebe Kristo wanesheje, wishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Ejo bundi tuzareba umusaraba nk'igisubizo cy'intimba zacu, kuko kenshi iyo twigisha umusaraba twibanda ku byaha gusa, ariko burya hari ibindi Yesu yakoze. Njya numva muri ino minsi batubwira ngo abantu bafite agahinda gasaze, ngo abantu barihebye, ahubwo nuko batahagaze munsi y'umusaraba. Kuko mu musaraba baratubwira ngo ubwo Yesu yajyaga ku musaraba yishyizeho n'intimba zacu n'imibabaro yacu. Ibyo tuzabyiga kuwa gatatu. Hanyuma kuwa kane tuzareba umusaraba utugarurira agaciro kacu muri Kristo Yesu. Haleluya. Kuko burya imbaraga z'umusaraba
zinakomeye cyane. Ni ibyo byose Yesu agenda adukiza, akadukiza ibyaha, akadukiza intimba, yarangiza akabwira ngo ujye ugenda wemye ufite agaciro. Haleluya. Agaciro abantu batazaguha, agaciro abantu bakwimye, Imana yarakagushubije muri Kristo Yesu. Amen. Reka rero twikomereze ku biti n'ibitambo. Tangira ibice 3 umurongo wa 15. Imana idusezeranije Kristo. Hanyuma ku murongo wa 21 w'icyo gice cya 21 na cya 3 yinjizamo ikintu cyitwa igitambo. Kubera yuko kugira ngo Imana yambike umuntu, baratubwira ngo nuko Imana ibaremera imyambaro y'impu, ariko kugira ngo ubone uruhu ugomba kwica inyamaswa. Uriya munsi hapfuye inyamaswa kugira ngo umuntu yambare. Imana imuremera imyambaro ikoze mu ruhu, hapfa inyamaswa kugira ngo ubwambure bwe butwikirwe. Niyo mpamvu mu isezerano rishya baratubwira ngo burya Kristo mu rupfu rwe ngo yiyambuye icyubahiro cyara kitwambika twara ubwambure bwacu. Uwo munsi Imana yishe inyamaswa, iba yinjije mu mikorere y'abantu ibitambo biva amaraso kubw'ibyaha byacu. Nimusoma Bibiliya yose muzabona ibitambo bitandukanye, ibitambo by'amafu, ibitambo by'imigati, ibitambo by'ibinyobwa, ibitambo, ariko ibitambo binini byari ibitambo biva amaraso. Ibitambo by'ibyaha byari ibitambo biva amaraso. Ibitambo by'uko turi amahoro byari ibitambo biva amaraso, kuko nibyo byashushanyaga kuzaza kwa Kristo. Niyo mpamvu njya numva abantu bigisha, sinabarenganya ariko burya no kutamenya Bibiliya neza, kuri Kayini na Abeli bakavuga ngo buriya ngo icyatumye Imana yanga igitambo cya Kayini ngo yari yatuye injonjori. Reka da, Kayini yatuye imyaka yakuye mu butaka. Ishobora kuba rwose yari natoranije neza, ari ibijumba byiza binini n'imyumbati myiza minini n'ibitoki bibyibushye, ariko Imana ikavuga ngo ya icyo gitambo kitava amaraso ntigishobora kugira agaciro imbere yanjye. Kuko Bibiliya iratubwira neza ngo ubugingo bw'ibibaho byose buba mu maraso yabyo. Igitambo kidafite amaraso ntabwo gishobora kugusimbura imbere y'Imana, kuko ubugingo buva amaraso, ubugingo bukora ibyaha bugomba gupfa. Iyo umuntu yatwaraga intama cyangwa agatwara ihene, yaba ari umukene cyane agatwara inyoni, bayitambaga imbere y'Imana bakavuga ngo iyi nyamaswa igiye mu cyimbo cy'uyu muntu. Haleluya. Iyi hene igiye mu cyimbo cy'uyu muntu, iyi ntama igiye mu cyimbo cy'uyu muntu. Ariko Satani akajya imbere y'Imana akavuga atoya, ibi bintu byawe Mana byo kunkina agakino ntibifata, kuko iriya ntama ntifite agaciro kamwe n'uriya muntu. Niyo mpamvu buri mwaka bagombaga gusubiramo bakazana ibindi bitambo, kuko ibitambo batambaga ntabwo byabaga byuzuye, warinda gupfa ugitwara intama. Warakoze Yesu kutukiza intama. Ese bagenzi banjye, ubu ngubu iyo tuba tugitura intama n'ihene yewe n'inyoni, bagutumye ngo uzane inyoni, twese twicaye mu hano baba bati mugende mufate inuma muzizane. Canda barahiye. Benshi twari kubivamo tukavuga ngo reka da, izo numa ntaho tuzazikura, ibyo byaha biturekeremo tubipfiremo. Ariko umunsi uragera, Imana iravuga ngo ikizakemura kino kibazo. Mu byahishuwe ibice 5 baratubwira ngo mu ijuru bakora inama, barahamagara baravuga ngo turashaka umuntu ujya gucungura bariya bantu, ngo babura n'umwe mu isi, kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Babura n'umwe mu ijuru, kuko abamarayika baravuga ati ariko twebwe tujya gupfira bariya bantu, ntabwo twabishobora. Imana ibaza Satani ati ariko hasi aho ngaho muri babandi watwaye nta wavamo akaza kabitangira ukabitwarira. Satani ati reka da, ngewe nzajya ntwara abo mbeshya, abo mpfira ntibarimo. Ariko ngo Yohana atangiye kubabara, ngo yumva ijwi riramubwira, umwe mu bakuru wabisobanukira amubwira ati rega humura, buriya twakwereka uko byagenze, kuko igihe cyarageze intare yo mu muryango wa Yuda araza aritanga. Haleluya. Kuko buriya kwitanga kwa Kristo niko kwashyizeho iherezo ku bitambo byose. Nimusoma urwandiko rw'Abaheburayo muzabibona, ibitambo byose byarangiriye muri Kristo Yesu ku musaraba. Yitanga rimwe gusa, amaraso ye atwikira ibyaha by'abari mu isi. Kubera iki? Kubera ko we yariho mbere y'isi.
bivuga ngo amaraso ye aratwikira abatangiye mbere kandi azahoraho iteka, azatwikira n'abazaza nyuma. Twari dukeneye amaraso nk'ayo ngayo kugira ngo ducungurwe n'igitambo cyuzuye. Haleluya. Ubwo mbahaye incamake y'ibitambo, kuko ngiyemo nkagenda mfata kimwe kimwe twarara hano. Ariko umunsi uzabyumva ukamenya ibyo Yesu yagukoreye, ukamenya ngo ibyaha byanjye yarabyikoreye, ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye, watigeze gukora icyaha naki. Umva, icyo ngicyo nicyo tugomba gusobanukirwa. Umuntu wese wicaye hano uremerewe n'ibyaha ku mutima, kuko hari igihe umuntu akora icyaha ukanihana ukanatura, ariko Satani akajya akubwira ati ndakurahiye icyaha nk'iki wakoze ntushobora kukibabarirwa. Nigeze kujya muri Ghana, twari twagiye kuvuga ubutumwa muri Accra. Umukecuru umwe araza arambwira ati umva, uyu munsi wigishije ku maraso ya Yesu, numva narababariwe kandi bahora babitubwira, ariko ndashaka kukubaza ikibazo. Jewe mfite imyaka 19 narasambanye ntwara inda, kubera ko data yari umukristo w'imbere mu itorero, banjyana ahantu inda tuyikuramo ngo adakorwa n'isoni. Iteka ryose numva ijwi rimbwira ngo uriya mwana wakuyemo ntabwo Imana izabikubabarira. Ndi umudiyakoni mu itorero, icyo gihe afite imyaka 60, ariko iri jwi ryanze guceceka. Ndamubwira nti se hari umuntu wari wagusobanurira imbaraga z'amaraso ya Yesu ku musaraba, yuko amaraso ya Yesu acecekesha andi majwi yose akurega ibyaha? Haleluya. Ariko ibi tuzabyiga ejo, reka ne kwitanga imbere. Amina. Noneho nkuko nahoze mbabwira, reka twigire ibitambo mbemberetse tujye ku biti, kuko buri ibiti byo muri Bibiliya nabyo bibamo ikintu gikomeye cyane. Hamwe biba ari twebwe. Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro, ngo amategeko y'Uwiteka ngo uwo nguwo ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi. Icyo ni igiti gishushanya twebwe. Ariko hari ibindi biti bihindura. Icyo ni igiti kibenefiti, mbese ni igiti nita ngenerwa bikorwa, sibyo? Beneficiary ni ngenerwa bikorwa, kuko cyo cyatewe ku mugezi, icyo gikora ni iki? Ni ukuvoma amazi mu mugezi. Abo ni twebwe. Ariko hari ikindi giti nureba muri Bibiliya uzajya ubona ahantu, reka mfate habiri gusa, uzabona ahantu harimo ibiti bihindura amateka. Haleluya. Hamwe muri ho ni hariya twasomye mu gitabo cyo Kubara, ngo Abayisiraheli baragenda bakora ibyaha bitotombera Imana, bitotombera na Mose. None Imana iramubwira ngo noneho genda ufate inzoka isa na ziriya zirimo kubaruma, uyimanike ku giti, uzayireba wese azajya akira uburibwe abe muzima. Hari n'indirimbo tujya turirimba ivuga gutyo, azajya areba inzoka akira uburibwe. Abantu bamwe bagomba kuba barabipingaga, bakavuga ati ariko barabura kutuzanira umuti w'ubugombozi. Uriya mugabo amanitse igiti ashyizeho inzoka y'icyuma, ngo uyireba arakira. Uwatinyutse akayireba inzoka imurumye yarakiraga, ariko wabishidikanije yarapfaga. Nkuko n'uno munsi uri hari ukuntu Yesu yaduhimyeho gato, iyo tureka ibintu bye natwe tukajya tubigurisha nk'abapfumu. Uwo nkoreye kanseringi, ariko nabonye bamwe batangiye kubigerageza, none leta yarabahagurukiye. Buri ikintu gikomeye cya Yesu nuko ibintu byose bikomeye yabitangiye ubuntu, kuko yabitangiye. Noneho ngo Mose amanika igiti ashyiraho inzoka, aragishinga kirekire ashyiraho inzoka. Noneho Yesu agiye kubisobanura arabwira ngo umva Nikodemo nkubwire, urashaka kujya mu bwami bw'ijuru, dore nta yindi nzira muzabona, inzira ya Yesu ku musaraba. Nanjye mbabarirwa ibyaha byanjye. Ushobora kuba wicayemo hano uyu mugoroba, umutima wawe ujya ukurega ukagushinja
kubera akantu gashobora kuba ari n'akantu gatoya, ushobora kuba ari umuntu wahemukiye, ushobora kuba ari ikintu wakoze, ashobora kuba ari n'ikintu ujya uhora ukora, ko burya hari utwaha tukwizingiraho. ariko nkabwira abantu ngo umunsi uzatumbira Yesu ukamenya igiciro yatanze kugira ngo ibyaha byawe bibabarirwe, bizagutera umwete wo kubireka niba umuzi. Ariko utarasobanukirwa ibyo ngibyo, icyaha kirakomeza kikakwizingiraho. Haleluya. Kandi uyu mugoroba ndakubwira ngo niba wumva umwuka w'Imana arimo kuvugana nawe, akubwira ngo igisubizo cyawe kiri hariya ku musaraba. Uyu ni wo munsi, iyi niyo saha yo kwihana ukava mu byaha. Haleluya. Ahandi tubona igiti kandi gishushanya ibyo Yesu yadukoreye, kuko nabyo biri mu byo tuziga muri iyi nyigisho. Nanone no mu gitabo cyo Kuva, imbere ya hariya aho twasomye mu gice cya 15, igice cya 15 mu Kuva, umurongo wa 22 kujyana inyuma. 15 mu Kuva, ikindi giti cy'agaciro gakomeye cyane kandi tuzasobanukirwa nacyo muri iki cyumweru. 15 umurongo wa 22 haravuga ngo kubara. Ndimo ndabaho hariho mwihangane gatoya kuko ndabona nshobora kuba nabivanze. Njya ngira ibitabo nitiranye iteka ryose. Kuva no kubara, hari igihe njya kwandika nkasanga nanditse kubara, nandikaga kuva bikancanga. Ni ukuva 15. Ntabwo ari ukubara niho twari turi, ahandi ni mu Kuva 15 umurongo wa 22. Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo, bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri. Bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze i Mara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga. Nicyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Atakira Uwiteka. Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi, ahinduka meza. Arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa, kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. Bagera muri Elimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70, babamba hema kuri ayo mazi. Haleluya. Amazi y'Imara. Ngo bageze i Mara, ngo bashaka kunywa amazi yaho, kandi bari bagenza urugendo rurerure rw'iminsi 3 mu butayu, ngo amazi yaho basanga ararura. Kubabwira Mose ati watuvaniye iki muri Egiputa aho twanywaga amazi ya Nili bitatugoye ukatuzana muri ubu butayu? Ngo Mose atakira Imana. Imana iramubwira ngo Mose, igisubizo kiri mu giti. Uko ibibazo byanyu byavukiye ku giti n'ibisubizo biri ku giti, genda uce ishami rya kiriya giti urite muri aya mazi. Ngo ariteyemo, ngo amazi yose arahumanuka, ngo aba mazima. Haleluya. Ngo bahimutse, ngo bagera ku migezi iriho imikindo 70 n'amasoko 12. Muri uko imiryango ya Isirayeli yari 12, ariko si icyo nshaka kuvugaho. Ndashaka kuvuga kuri aya mazi ya Mara. Buriya Mara ni igishushanyo gikomeye cy'ubuzima bw'abantu. Murabizi hari igihe Naome, murabyibuka mu gitabo cya Rusi, yavuye aho yari yarahungiye mu gihugu cy'Imowabu, araza ageze i Betelehemu, abagore baramureba baravuga ngo nguriya ni Naome se? Ubundi Naome byavugaga gikundiro cyangwa nyiramwiza, ko byombi bivuga kimwe. Baramureba ati uriya ni nyiramwiza se? Ati mutazongera kunyita nyiramwiza, ntimuzongere kunyita gikundiro, ntimuzongere kunyita muteteri. Hari abantu bagira bene utwo tuzina twiza, n'umugore wanjye abamo yitwa Kayitesi. Bene utwo tuzina. Ariko
akaza aramubwira ngo nimuzongere kunyita muteteri, nimuzongere kunyita gikundiro, nimuzongere kunyita nyiramwiza, mujye mwita Mara uwashaririwe. Iyi nyigisho tuzayiga ku munsi wa gatatu, ariko Imana irabireba iravuga ngo ubu buzima buzabasharirira. Iyi si mutuyeho izazana imishari, abantu bazakwanga bakubeshyera ubuzima bugusharirire, ubukene buzakurya amenyo, nyirinzu natunguka urwara igifu, ubuzima bukubihire. Isi zikubishya ubuzima pe, ikakubihiriza nk'uko basigaye bavuga muri kino gihe, ariko ubwo uratubihirije. Kabwira n'ubundi ubw'isi itabihirije abantu ni ryari. Umusaza witwa Mpyisi, abantu nigeze kumva bavuga ngo yaravuze ngo nta kintu ngo gihagaze neza mu gihugu. Ibyo bintu ntabwo Mpyisi yabivuga, yari inshuti yanjye. Nderavuze ndashaka kukubaza, waravuze koko ngo mu Rwanda ngo nta kintu gihagaze neza? Arambwira ati atereka nkubwire pastor nti ati buriya kera ati abantu bashaka gukora urwenya barushyiraga ku mutwe, ati bakavuga ngo umutwe yaravuze ngo umutwe, ati none niryo wabaye umutwe wasigaye mu Rwanda, ati abashaka kuvuga ibitavugika bose babishyira kuri Mpyisi. Ati jewe ati umwana w'umupolisi ati yasanze mpagaze ku muhanda muri rompwe n'umushoferi we, atarambwira ngo muze ko muhagaze nabi mu muhanda. Ati ndamubwira muri rwa rwenya rwanjye ngo ubundi iyo umuntu ashaje aho ahagarara neza ni hehe uretse no mu muhanda. Ati abantu bahita babihindura bamvugira ibyo navuze. Rero cyane kukubwira niyo wavuga ngo umuntu yakubihirije, nkubwire ubuzima niba butarakubihiriza, ubwo buracyashaka ikintu uzakoresha ngo bikubihire. Mu buzima iteka ryose ibisharira bizahaba, ibisharira bizahaba. Amazi yo kuri Mara tuzayicaraho. Umuzaza umwe yajyaga yirega ati ndabwira ngo muzahekenya amenyo, natwe yakuca agashira mu kanwa, igihe nikigera cyo kuyahekenya azaturemera yo duhekenya, kuko abatizera bose bazahekenya amenyo. N'ibindi rero nkubwire, mu buzima amazi ya Mara uzayicaraho kubera impamvu imwe cyangwa iyindi. Ariko Imana irabireba iravuga ngo ntabwo nshaka ko abantu banjye bazahora bashaririwe, ntabwo nshaka ko abantu banjye bazahora babihiwe, ntabwo nshaka ko abantu banjye bazahora bihebye, ntabwo nshaka ko abantu banjye bazahora baririmba indirimbo z'amaganya. Reka nteremo igiti. Haleluya. Buriya reka nkubwire nawe niba wicayemo hano, ihanganeho gatoya, niba Satani yakubihirije ejo Yesu azashyiramo igiti, kuko ahorana ibisubizo. Ariko abizana amazi ya Mara bayicayeho batakambira Uwiteka, bizasharira. Ariko ibisharira ujye ubibwira wumva nsharirira uyu munsi ngo haraho umuntu yaryamana agahinda, ariko bwacya mu gitondo akabyukana impundu. Unsharirira uyu munsi ariko ejo bizaryoha tu. Ubwo Yesu abirimo buriya afite ibyo atetse, wihangane gusa ubwo ntararura. Satani yamutanze kwarura, ariko nawe niyarura uzamenye ko ari we wabikoze. Ikibazo tujya tugira nk'abantu, ntabwo twizera Imana. Niyo mpamvu hariya Mose amaze gutera igiti mu mazi, amazi agahumanuka. Imana yaramubwiye ngo mbwirira aba bantu ngo nimwumvire amategeko n'amateka yanjye mukanyizera, ngo ziriya ndwara nateje abanyegiputa zose sinzazibateza. Burya hari abantu batura mu bwihisho bukomeye, ariko ibi ngibi ntimuzabyumve nabi. Hari abantu bibwira ngo iyo ukijijwe ngo ibibazo biba byarangiye. Oya, Bibiliya ikakubwira ngo amakuba y'umukiranutsi ajya aba menshi, ngo ariko Uwiteka akayamutabaramo yose. Iyo rero wamaze kubimenya urisigara uririmba nka Dawidi. Zaburi ya 23 Dawidi aravuga ngo niyo ndaca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya, kuko inkoni yawe n'inshyimbo yawe bizampumuriza. Ariko akarangiza hepfo avuga ngo nanjye nzigumira mu nzu y'Uwiteka, nanjye nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira. Kuko aho ngaho niho tubonera ubuhungiro, aho ngaho niho tubonera munsi y'umusaraba. Ibintu byatangira gusharira ukavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, Imana yafashe Yesu ikamushyira ku musaraba, nibi nabyo izabikemura. Haleluya. Niba byashobokaga ngo mubyumve, ngewe rwose hari ikintu nize gikomeye. Nzagenda baho ubuhamya uko wenda tugenda duterana hano, ariko buri umusaraba
n'ibyo Yesu yakoze ku musaraba nibyo bishobora kukurema ibyiringiro iyo ugeze naho umwana arira nyina ntiyumve, nkuko bajya bavuga. Hari igihe umuntu agera ahantu n'inshuti zawe magara, alo pastor ko ibintu bimeze nabi, akabwira ati kabisa nanjye wanjye nkwarira araha. Wahamagara undi bati nimero ntishoboye kuboneka, wahamagara undi ugashaka inshuti zawe zose ukazizenguruka, igisubizo kikabura. Imana ikavuga ngo ariko wahindukiye ukandebaho ko ari igihe igisubizo cyawe. Kuko Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo ariko nimujye mutekereza neza, yitarimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, niki tazaduhana hamwe nawe? Haleluya. Kuko kiriya giti Mose ngo yaciye igiti ateye mu mazi ya Mara ahinduka uburyohe, abantu baranywa. Kandi hirya ya Mara ikintu kinejeje, hirya ya Mara ngo bagera kuri Elimu, ngo basanga hari amasoko 12, bivuga ngo buri muryango ubona isoko yawo. Hari n'imikindo 70 bashobora kugamamo izuba ryabicaga. Haleluya. Uretse ko ubundi izuba ntabwo ryabicaga, Bibiri bitubwira neza icyokere cyo cyashoboraga kuba, ariko Bibiri bitubwira neza ngo igicu bagenderaga munsi yacyo, ngo ku manywa cyababeraga igicucu, ninjoro kikababera umucyo wo kubamurikira. Haleluya. Ko bagendanaga n'Imana. Iyo nyankunda guhamagara Imana nkayibwira mva Imana ngiye kuryama nawe ubambe igicu hejuru yiwanjye. Uko warindaga Abayisirayeli nawe ushyirira igicu hano. Kuko Balamu yahagaze hejuru y'umusozi na Baraki abitegereje aramuga tumva igicu, kiriya gicu kiri hariya kihishemo marayika ukomeye, kihishemo Imana iteye ubwoba, nutera y'umuvumo uratugarukira. Nta nubwo kiriya gicungira ngo cyari kuwufata nka za Enodomu zafataga amabombe yavaga muri Kongo. Oya, wora uteraga ukakugarukira. Ngo Balamu abwira Baraki aramubwira ngo ntushobora kuvuma uw'Imana itavumye, ntushobora kubarakarira Imana itabarakariye. Ariko buriya Balamu yari umunyabyaha, arangije aramuga ati buriya Imana reka nkusige nkwaye inama, nubwo ibihembo byanjye wabinyimye, ubateze ibyaha, nibatangira gukora ibyaha Imana izabiyicira. Ngo aboherezamo abagore b'Abamidiyani kazi batangira gusambana nabo, abantu 70,000 barakubitwa barapfa. Ariko Imana irongera Mose abahagarara hagati byarabicungura, ariko ibyo tubigarukiriza aho ngaho, kuko ibi ngibi wari umusogongero w'ibyo tugiye kwiga muri iki cyumweru. Haleluya. Ejo tuziga tuzinjira neza indani, turebe Yesu watwikorereye ibyaha no gukiranirwa kose akatuzanira agakiza. Hanyuma kuwa gatatu turebe Yesu watwikorereye intimba n'agahinda kose. Hanyuma kuwa kane turebe agaciro dukura mu musaraba wa Kristo. Ibi bintu bine iyo wabisobanukiwe, ubuzima bwawe bw'ubukristo bugira imbaraga udashobora kumva, kuko nta kigutera ubwoba, nta kiguhangayika, nubwo ibibazo bibaho. Ntimuzibeshye, nuzumva umuntu akubwira ngo haleluya, ngo uyu muntu ari muri Kristo nta bibazo agira, ujye uhita wandikaho ngo uyu ni umunyabinyoma wabigize umwuga. N'Imana ubwayo iravuga ngo amakuba y'umukiranutsi azaba menshi, ngo ariko Uwiteka azayamutabaramo. Hari abantu bavuga ngo rero ngo buriya ngo ntabwo Antikristo azadusanga mu isi, ngo twebwe tuzaba twarazamuwe, ngo ntabwo Imana yabyemera. Ngo iyo ni teoloji y'abanyabwoba. Ko ba Petero bapfuye se, ko ba Paulo bababambye se, ko Yesu bamubamye, kuki wese batagutera amabuye nk'uko bayateye Stefano? Jewe biriya ntabwo bijya bintera ubwoba, kuko nzahonja. Iyo wamenye Kristo, ikintu gishobora kugutera ubwoba ni icyaha gusa. Jewe mu bintu ntinya icyaha cyonyine, kuko icyaha kintanduka. Nibyo Imana yabwiye Abayisirayeli bari kuri Mara, iravuga ngo nimutitandukanya nanjye kubw'ibyaha nta kibazo muzongera kugira. Muzahura n'ibibazo, yego muzahura n'ingorane, ariko nzabibakuramo. Rero icyo gihe biba byoroshye. Hanyuma reka mbere iki giti cya nyuma, hanyuma dusoze dusenge, kuko ariko buriya hari ibintu tudakora. Ejo nzahindura gahunda ho gatoya, nejo bundi buriya, ubwo mbe nisabiye gahunda.
12:30 mujye mumpa akazindaro 12:30 kuko reka mbabwire ikintu niwacu Remera narabibabwiye nawe ngewe nimba nigishije mujye mumpa mikrofone 12:30 kuko turi mu minsi 40 no tuyibiterane yo gusenga no kwiriza ubusa. Ugomba gusigamo iminota myinshi yo gusenga tukanihiriza tugasenga kabisa tukadudura abantu bagasenga tugasengera ibintu bitandukanye tugasengera abantu batandukanye hanyuma tukarangiza. Naho ubundi abantu baterana iminsi 40 ngo yo gusenga no kwiriza ubusa ugasanga ni iminsi 40 yo kwiga Bibiliya. Rero ndabivangura nshyiriramo iminota yo gusenga myinshi n'indi yo kumva ijambo ry'Imana ariko twasenze dusenge mbere dusenge na nyuma. Ariko Nyakibi ntigira arabushyitse ubwo nyine niko nteye nisabiye kunyongerera iminota ejo kugira ngo tubanze dusenge. Ariko sikwari igihe utangira gusenga ukabona abantu barareba ku isaha bakabonga ariko turataha ryari ngo kandi ndabyumva. Jewe ndi mu bapastori bumva yuko tugomba no gutaha abagore mukajya kwita ku bagabo n'abana. Ubwo rero tugomba kwiyaranja niba murangiza 2:00 abantu bakaba batashye no tukubarenzaho. Amina. Igiti cya nyuma turangirijeho hanyuma tugasenga. Murebe mu gitabo cy'ibyahishuwe buriya mu gitabo cy'ibyahishuwe niho byose birangirira neza bakatubwira ukuntu bizaba bimeze. Rurimo uruzi rubonerana ruba rwagarutse. Igice cya 22 batubwira ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 cyera imbuto z'uburyo bumwe bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari byo gukiza amahanga. Nta muvumo uzabaho kundi ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba iri muri urwo rurembo kandi mata zayo zizayikorera. Zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Nta joro rizabaho kundi kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba kuko umwami Imana izabavira kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Arambwira ati ayo magambo nayo kwizerwa nayo kuri kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba kandi dore ndaza vuba. Hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Haleluya. Cya giti birukanye Adamu na Eva ngo batakiryaho tuzagisanga kidutegereje tukiryeho hariya hakurya yo hakurya. Amina. Kandi ngo Imana izaba ihari. Hari abantu ujya numva bavuga ngo bagiye mu ijuru ngo babona abantu bamwe bagenda mu bimodoka binini ngo abandi bagenda mu tumodoka dutoya ngo abandi bagenda ku magare ngo abandi bagenda n'amaguru ngo kubera ko batatangaga ibya 10 n'amaturo ngo hanyuma ngo amazu yabo ngo bamwe bari mu mazu y'amakadastre ngo abandi bari mu mazu y'ibyatsi. Nkavuga ni iyo ni imitekerereze yo mu isi y'abakene. Mu ijuru nta nzu z'ibyatsi zihari, mu ijuru nta mazu ya kadastre ahari, mu ijuru nta nzu zidacaniye amashanyarazi zihari. Imana niyo mucyo wayo kandi imihanda yaho yose nta y'ibitaka nta n'iya kaburimbo, imihanda yose ni izahabu. Uzakubeshya ngo nudatanga icya 10 mu ijuru waza kwakaza gatoya upfa kuzagerayo gusa. Ariko hari ibinyoma abantu bigije ngo Bibiliya basoma niyo nsoma. Upfa kuzagerayo gusa nicyo cyangombwa. Iby'ibizu binini n'ibikamba binini n'ibimodoka binini ni ibya hano ku isi. Mu ijuru ntabwo bapiganwa, ntabwo babyigana. Habyo bindi mujya mwigisha ngo by'abantu bamwe bazabaho nabi mu ijuru. Umuntu yarabyigishije rimwe ndamwumva twari mu giterane kinini ndavuga ntabwo namuvuguruza ari umu speaker. Ariko iriya theology y'abantu bari mu nzu za kadastre n'abandi bari mu nzu z'ibyatsi no mu Rwanda za nyakatsi ntizikihaba zasigaye mu ijuru. Naravuze niba yashobora kuba yaciye mu mihanda y'u Burundi akagira ngo ni mu ijuru yari yagiye. Reka dusenge Imana dusoze. Mu ijuru bizaba bimeze neza ahubwo ndabararitse mwese ntimuzabureyo. Amina.
ariko reka nsoze ntya, niba wicayemo hano wumvise umwuka w'Imana akubwira ngo uyu ni wo munsi wawe wo kwakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Ushobora kuba wicaye hano rwose utarigeze umwakira, kandi ukaba uri umukristo mwiza utarigeze ugira umunsi wo kwitekerezaho ngo wakire Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Ushobora no kuba wari warakiriye Yesu muri no minsi akaba agenda arenga uhinguka, urimo kugenda ucogora usubira inyuma ugenda nabi. Igirire neza umanike umutima wawe. Twaratubwiye ngo mu ijuru iyo umuntu umwe yihannye ashobora kuba yari yarakijijwe ariko akaba agifite ibintu bimuboshye, akihana ngo mu ijuru muranezerwa ngo mugakora umunsi mukuru. Kora umunsi mukuru ku bw'aba bantu, kandi nurangiza ubejesha amaraso yawe ubatunganye, kandi nurangiza urambura ikiganza cyawe ufate ubakomeze, ubambike imbaraga z'umwuka kugira ngo uce imigozi yose Satani yabafatishaga. Reka ukuboko kwawe gukore ibitangaza hagati muri twebwe, imbaraga zawe zimanukira aha hantu. Bye ko uyu munsi gusa, iyi minsi, iki cyumweru, iyi minsi 40 barimo gusenga izaba iminsi yo kuvugururwa, izaba iminsi yo guhemburwa, izaba iminsi yo gusubizwamo imbaraga, izaba iminsi yo guhindurirwa amateka, izaba iminsi yo guhindurirwa imitekerereze, izaba iminsi yo guhindurirwa imyumvire, izaba iminsi yo guhindurirwa imibanire, izaba iminsi yo guhindurirwa imibereho, izaba iminsi ugiye gukora ibitangaza n'ibimenyetso mu bwoko bwawe. Wumve gusenga dusengeye aha ngaha, uhabwe icyubahiro, kandi natwe komeze kuduha umugisha mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka mbasabe muhagurukeho gato iminota mikeya, mubanze mwinanure, hanyuma ngiye kubabwira ibintu bigera kuri 3 tugiye gusengera twihuta, amen. Ko turi mu minsi 40 yo gusenga, niyo mpamvu nasabye ngo ariko ejo nimutanyongerera igihe nanjye nzabigisha iminota mike. Nicyo gihano nzaza ubutumwa mbukate mbaho iminota 15 yindi tuyisenye, ndabyisabiye. Reka tubanze buri muntu wese yitekerezeho, sibyo? Ihugireho utekereze uko uhagaze muri iyi minsi, ko tugiye gusengera guhembuka. Kuko natwe dushobora kwicara hano mukatubona twambaye kora muti buriya bariya bo barahembutse bameze neza, kandi Satani yamujombye agashinge wenda arimo kuvira mu nda yicaye ku mugezi wa Mara. Rega natwe tujya tuwicaraho. Dukeneye guhembuka, dukeneye gusubizwamo imbaraga, kandi iyi minsi 40 ndababwira umuntu wese uzaterana mubigira intego, ubwira Imana ngo Mana, ubundi twebwe tugiye gusenga 40 mbwira abakristo ngo buri muntu wese nashaka ikintu agiye gusengeraho, iminsi 40 izarangira ubukristo bwe bukaba buhindutse. Naho ubundi guhora usenga 40 ukaza ukiyiriza ubusa, ntacyo wiririje ubusa, ubutaye umwanya. Iyo twaraye amasengesho mbwira abakristo nkabwira nujya kurara amasengesho ujye umera nk'inkoko ibundikiye amagi, ubuje ubundikiye iki. Reka mbaze umuntu, ariko reka ndebe wise umunsi wa 15 kuri mwebwe namwe, ku munsi wa 15 abantu bamaze gusengamo wenda baje iyo minsi yose 15, reka ndebe niba harabahari abayisenze yose batarasiba. Okay, reka nibarize uyu mugabo ubundikiye iki. Ubwo Imana irika kwaza ariko iyi minsi 15 niba wayiririje koko iyo nzara urimo uravunjisha miki. Ushaka ikintu uvunjishamo inzara yawe, inzara ni gukubita amenyo uvuye uti Imana urabizi hari ikintu nsonzeye, nanjye mfite ibigera kuri 5 nsonzeye biranditse muri ikaye yanjye. Gira ikintu ushyira imbere y'Imana ukibundikire muri iyi minsi 40 izarangire ufite ikintu byagezeho. Aba pastori mugira ikintu mubundikira kuri iri torero, bwira Imana ngo Mana ngiye gusenga iyi 40 ninyirangiza ndashaka kubona iyi paruwasi ya katedrali hari ibintu birimo kunyeganyega. Haleluya. Kandi uri n'umukristo nawe uri umukorari, korari muraririmba mukaryoshye, ni muririmbe muvuga ngo Mana tugiye kuririmba abantu bihanye. Dawidi yajyaga aririmba amadayimoni akava muri Sawuli, namwe mvuge ngo Mana turashaka imbaraga z'umwuka zirenze izo twagendeyemo kugeza uyu munsi, nituririmba hano n'abadukurikira online n'abari hehe bose bahindurwe nuko twaririmbye. Ariko 40 kudupfira ubusa. So tugiye kwisengera, buri wese yisengere yisabira imbaraga, kandi uzamura ijwi. Ndabizi abantu bamenyereye gusengerwa, ariko giye nkundiye abantu bisengeye, kugira ngo rero byorohe nimufatane mu maboko. We kwisengera usengera ukuri ruhande, iburyo cyangwa ibumoso, niba muri babiri mufatane muri babiri. Uburu wafata ubwo mukore serikare ya 3. Jewe ndabasengera
hanyuma namwe musengerane hagati yanyu, kuko twaje gusenga, ntabwo twaje kwiga gusa. Sengera uwo muntu ngo Imana imuhembure, imwambike imbaraga, kandi kugira ngo tutaza gukererwa, nitumara gusengerana turasengera n'itorero ngo Mana muri no minsi hembura umurimo wawe. Ntabwo aya masengesho ya 40 Imana yayazanye mu itorero ari umuhango n'akamenyero, twarayagiraga mu bitabo, ariko kavuga ngo turi mu cyumweru cya mbere cyo kwiriza ubusa, nkabona nta wirije. Cyumweru cya kabiri cyo kwiriza ubusa tugasoma masengesho, nta wirije. Cya gatatu haribwira bone ko tuvuga ibintu tudakora, ariko buri hari ikintu Imana ishaka gukora. Njye mbwira abantu tufite umurage w'ububyutse muri Anglikani. Njye ndimo ndanihira Imana nkibwira Mana ongerira rimwe unyeganyeze isi. Anglikani yongera ibishimwe muri iki gihugu, yongera abantu bayitangeho icyitegererezo, bajya bavuga ngo niba ushaka ububyutse jya muri Anglikani. Turasengera icyo turangiza sengera itorero. Icya gatatu turasengera igihugu cyacu. Muri iyi 40 musengera iki gihugu cyacu. Abantu barimo baradufatira ibihano, abantu barimo baratubeshyera, abantu barimo baratwita amazina. Hari igihe numva abantu batuvuga bakavuga ngo Rwanda ngo ni ba specialiste b'ubwicanyi nka bose bakenzi banyu. Aba bantu ibyo twabivuyiriyemo, iryo zina ribi ntibararidukuraho. Abantu baricana muri Kongo bakabyitirira abanyarwanda, natwe twaragowe, ariko tugomba gusenga icyo kintu kikatuvaho. Musengera igihugu cyacu, uburinzi bwacyo, kuko abayobozi babwitayeho, ariko hari n'uburinzi bw'Imana, nibwo bushobora gukuraho ibyo binyoma byose n'amagambo mabi batuvuga. Musengera igihugu, musengere n'akarere. Abantu bamwe bitangiye kubabwira ngo basengere igihugu bagira ngo babaye umunyapolitike, ariko Bibiliya ni kwidutegeka. Niyo mpamvu nabwiye ngo ejo nzagenda mbayobora mu gusengera ibyo bintu, mbahe n'imirongo ya Bibiliya ibatera umwete wo kubikora, hanyuma tubisengere, niturangiza tuze kwisengera nyuma. Zamura ijwi ryawe usenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, uyu mugoroba dufatanye mu biganza. Ijambo ryawe riratubwira ngo 2 cyangwa 3 nibaterana mu izina ryawe ngo nawe uzaba uri hagati yabo. Turabizi neza uri hagati yacu, kandi waratubwiye ngo 2 nibahuza umutima ngo icyo bazasaba cyose uzagikora. Niyo mpamvu dufatanye mu biganza nk'ikimenyetso cyo guhuza umutima, dusengerana. Ndasenze ngo imbaraga z'Umwuka wera zimanukira aha hantu. Reka umuntu wese winjiyemo hano kuri uyu mugoroba akaza acitse intege, akumva atentebutse, akumva agabanutse mu bugingo, imbaraga zawe zimanukire kongera kumwuzuriza Mana. Genda hagati muri twebwe, kuko wowe uratuzi ntaho dushobora kuguhisha, wowe uratuzi ntidushobora kukubeshya. Reka imbaraga zawe zimanukire kuri iri teraniro. Buri muntu wese uri hano yumva imbaraga zawe zirimo kumukoramo. Waje afite agahinda ku mutima, waje afite ibyaha mu mutima, waje afite ibibazo bimuremereye, waje afite uburwayi bumunanije, waje afite ibibazo bimwihebesheje, imbaraga zawe zimanukire gukiza Mana. Mwami Yesu waratubwiye ngo Umwuka wera naza ngo tuzahabwa imbaraga. None ndasenze ngo reka imbaraga z'Umwuka wera zimanukire muri iri teraniro, zigendagende hagati muri twebwe, uhere ku bashumba no ku baririmbyi no ku bavuga butumwa no ku bakristo bose bari hano. Reka izo mbaraga z'Umwuka zimanukira ahantu Mana, wigaragaze nk'Imana ukora imirimo, wigaragaze nk'Imana ukora ibitangaza. Kandi muri iyi minsi Mana turagusaba turakwinginga, muri iyi minsi 40 turimo gusenga, iki ni icyifuzo cyacu, guhembura itorero ryawe, utwambike imbaraga nshya. Wumve gusenga dusengeye ahantu Mana. Uyu mugoroba turasengera abayobozi b'itorero Mana ngo bambike imbaraga, wambike imbaraga umuyobozi mukuru, wambike imbaraga ababishops bacu muri Anglikani y'u Rwanda, wambike imbaraga abapastori bose, wambike imbaraga bari mu makanisa atandukanye, wambike imbaraga abakristo bose, wambike imbaraga abaririmbyi. Nituririmba tujye tubona abantu barimo kwihana, nituririmba tubona abantu basubizwamo imbaraga, nituririmba tubona abantu basubizwamo umunezero. Imbaraga zawe zibikore kandi zibisohoze Mwami. Kandi turasenga Mana ngo muri iyi minsi turimo utwambike imbaraga, nitubwiriza ubutumwa abantu bajye bihana, nitubwiriza ubutumwa tubona abantu bava mu byaha, nitubwiriza ubutumwa tubona abantu bahinduka. Imbaraga zawe zikora uwo murimo, kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasenga ngo twambike imbaraga muri ino myaka turimo. Nidusengera abarwayi tujye tubabona bahaguruka, impano z'Umwuka zimanuke kandi zimanuke zuzuye, kugira ngo nidusenga tujye tubona abantu bakira, nidusenga twirukana abadayimoni bagende, nidusenga dusengera ibintu bihinduke. Reka imbaraga zawe tuzibone hagati muri twe Mana. Reka tubwirize ubutumwa abantu bakizwe, reka twigisha abantu bahinduke, reka dusenge ibintu bihinduke. Imbaraga zawe zikora umurimo mu itorero, kandi ntabwo dusengera itorero
itorero Anglikani ryonyine n'andi matorero yose yitiriwe izina ryawe. Reka muri ino minsi uhembure umurimo wawe, reka muri ino minsi uhembure umurimo wawe mu mpande zose z'igihugu. Imbaraga zawe tuzibone mu ntara y'Uburasirazuba, mu ntara y'Amajyaruguru, mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Uburengerazuba, mu turere twose, mu mirenge yose, mu tugari twose, mu midugudu yose. Twumve impundu z'agakiza muri iki gihugu cyacu. Reka imbaraga zawe tuzibone zikora umurimo Mana. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera iki gihugu cyacu. Turagushimira kubwo abayobozi waduhaye. Turabasengera ngo ukomeze kubongerera imbaraga, turabasengera ngo ukomeze kubongerera ubwenge, ukomeze kuyobora ibyemezo bafata. Imbaraga zawe zikorane nabo, imbaraga zawe zibakoreshe. Kandi turasenga Mana ngo ushyire uburinzi bwawe kuri kino gihugu cyacu. Ijambo ryawe riratubwira ngo yatari wowe urinze umudugudu ngo abawurinda ngo barimo guta umwanya. Kandi turabizi neza hari n'igihe abagomba kurinda umudugudu abo aribo bahindukira bakawugirira nabi. Twebwe turasenze Mana ngo ukomeze kuduha abayobozi bose bahorana uwo mutima wo gukunda abanyarwanda, wo kubakorera ibyiza. Abadakora ibyiza nabo bahwiture. Imbaraga zawe zikorera aha hantu. Abashyiraho amategeko badushyiraho amategeko meza, abaca imanza zitabera, abakora imirimo bayikore banezerewe kandi bayikore neza, kugira ngo iki gihugu cyacu gikomeze kubishimwe n'umugisha mu gihugu. Turasengera aka karere turimo mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Ushyire iherezo kuri izi ntambara zose, ari iziri muri Kongo, ari amakimbirane dufitanye n'Abarundi. Ibyo byose ubishyireho iherezo. Aka karere wongere ugahembure, wongere utwambike imbaraga, wongere utugirire neza. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe bunezerwe. Umva gusenga dusenge hamwe kuri uyu mugoroba. Komeze wumve gusenga kwacu, uyu mwuka uyigumishe muri twe. No mu ngo zacu nidusenga, dusenga n'imbaraga. No mu ngo zacu nidusenga, dusenge tubihugukiye. Wumve gusenga tugusenze, tuguhaye ishimwe, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Nawe uduhe umugisha twese mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Mwakoze, mushobora kwicara. Ngira ngo hari ikintu tutari twakora tugiye gukora. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntukaze imbere y'Imana imbokoboko. Ariko niba mudafite umuco wo gutura muri 40 ubwo muranyihanganira. Ngewe muze kumbwira aho muturira nsige ntuye ko sinjya njye imbere y'Imana imbokoboko. Mwari mugiye kubikora? Enda subira na kazindaro ka ukomeze uyobore gahunda.